nibivugwa ubwo twebwe icyo turi buze gukora wenda ndaza no kugumya nkurikirana amakuru mbikurikirane ndebe koko ese koko birashoboka ese koko nibyo cyangwa ntago ari byo ibyo rero rwo byose biraza gufatanyiriza hamwe kuduhereza iki kuduha amakuru yimbitse ya nyayo yego nimba koko ngo ngo barasavira Kigali tuyigira umuyonga oya ngite n'abatombe reka nizere ko meze neza abakunzi baruka News TV ndabashuje kandi bahaye ikaze mumeze mute ko ibintu byamaze kuba bihinduka kuri tera y'imirwano ndabizi neza ko mwari mwankumbuye mwari mwadukumbuye 5 kuri 5 ariko tukaba tugarutse muri ikano okanya tuje rero mu byo kuri n'amakuru akomeye atugezeho muri kano kanya bantu birusizi mumeze mute ko numva ngo rwahinanye ibintu birusizi rwahinanye abantu bari ku mupaka hari aho za Rugombo ndetse na Rusizi aho rwose abantu bango za Kamanyura aho za burari harani Kamanyura ngira ngo umuntu uri hariya Rugombo neza kura mupaka abareba gato cyane kuri tura dusozi kwa za Kamanyura aho ngaho rwose amakuru ari kumbwira ko atari meza tugiye kuyagarukaho ndetse amakuru haturuka ari nayo yatumye ngo Leta zunze za Amerika ifata umwanzuro ngo wo guhagarika abaturage bayo bo kuba bagera hariya muri Rusizi ndetse ni Rusizi ndetse na Burundi ni Rusizi na hehe ndaje tubirebere hamwe hanyuma ibyo sibyo bituzanye cyane kurusha ibindi abo tuje muri update z'urugamba ndetse n'ubusenguzi bukomeye cyane zimwe muri update hari Wiringoma ntabwo ndibuze kumuvuga twavuganye ngira ngo we rwose ibintu bimeze neza hari yagarutse kuri tele yari mutumwa bw'akazi mwebwe ntabwo bamufunze nta n'ikibazo kindi cyabayeho yari mutumwa bw'akazi hanyuma icyo cyo cyane kituzanye abo dore ikintu kituzanye n'iki ngiki ikintu kituzanye nuko babwira amatombe gusa tombe dufite amatombe kuri zingasi nkenye buriya enye gutyo tombe enye tutagarutse muri za warikare ubwo tugiye kuvuga amatombe n'andi no muri Kivu amajyaruguru zaba nk'umunani yego nibyo dufite amatombe menshi cyane hanyuma rero muri kano kanya munyemerere twanzike turebera hamwe ayo matombe arayahe gusa mbahaye ikaze Uvira ibintu byahindutse ibaze nawe nimba bageze ku mupaka wa Rusizi hariye nyine ariko ni ikintu kiri gututumbayo ntimwumve ngo bahageze mwumve ko umutwe nyeshyamba bawugarukanye inyuma cyangwa se mwumve ko bayigarukanye inyuma cyangwa bakubise ivumbi rya tumutse tubasobanurire impamvu ibyo byose byabaye kandi ntabwo twabeshya n'ubwoba ni bwinshi erega igihugu cy'u Burundi cyasaze yavuze ngo isasu ngo ari gwa Uvira u Rwanda turigira umuyonga ngo isasu ari gwa Uvira ngo mu Rwanda nguko ngo muramufashe Bujumbura tugiye kubigaruka tubirebera hamwe amatombe yatangiye sasa tubasuka tubaye ikaze mwe muri bice by'utandukanye muri majyepfo majyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse namwe muri irwota amasimbi mwese ayi salute ndabakunda cyane kandi mbaza ku mutima tugiye kwa twanzika rero ariko kandi ngewe nimba ari ubwa mbere banyaratwe bazumenye ko uyu nguyu uri kuri mikro ya mbere bamwita Nelson machine gun bitangaza jwa ba nyiri magazine uri kora kurangiye front and commander n'ubundi ndiyo muri Uvira ko byagenda kose ndahari wako ni wako ndikumwe na mugenzi wanje hanyuma nanjye ndahabaye Pacifique kabisa dufite amakuru menshi cyane ubu tuvugana ngewe none hanga nta byo gutinda afite sibye kubabwira ka gace kitwa Ropa akangaka ko muri Ituri gasatiriye neza cyane umujyi wa Gisangani ubu tuvugana uwo bita Tomaro Banga M23 naniwe gufata Gisangani ariko ngagiye kuyifata mu buryo bweruye ayo na makuru namaze kwa nkurikirana neza cyane 5 kuri 5 uyu mugabo nta mikino mu gihe FARDC na Kodeko batamworoheye ariko yavuze ati byibura mu nkubitire hamwe nanjye mbakomera handi ati ibyo kuvuga ngo Gisangani yigiza kara kagenda yituruka iburyo nonongeye nyikuremo uko niko bimeze kuko yatangaje kanafatanya na M23 mu buryo bweruye hanyuma kandi sawa gusa ko tugiye kugaruka mu bice bigize Masisi buno mureba hari kuberamo urugamba rukomeye cyane muri axe ya za Mutongo ahantu bitazakabizo hari kumvikana mu masasu yo ku rwego rwo hejuru ibi byose ni ibice M23 yagize gute yigaruriye biriyo bari kugenda biberamo urugamba muri Rucuro hari kugenda haberamo naho urugamba rukomeye cyane nabyo turaza kubibasobanurira ni ya gahunda ya Kinshasa kuvuga ngo ibice byose M23 iherereyemo nta gahenge nta namahoro tubijeje biko bimeze rero byatangiye mwitega intambara idasanzwe hagati ya Leta Kinshasa ndetse na M23 muri Warikare tombe zatangiye kuba uduce tumwe na tumwe twatangiye kwigarurirwa nyuma y'aho abaturage bigaragambije bamagarira M23 kuza kubafasha ndetse no kubakura mu maboko y'umwanzi cyase Adui Wazalendo FDLR ndetse n'abacashuro b'ababirigi navuga ko ari igisirikare cy'ubirigi no navuga ko ari abacashuro sinzi gusa niko bimeze nyine ubu tuvugana rero M23 iri mu rugamba
rukomeye cyane. nanjye reka mvuga kuri Tombe si byose nanjye reka nivugire ku matombe ntago wavuga Tombe wenyine kuko nanjye Tombe ndazifite ya Tombe ni nyinshi cyane. hanyuma busempereza Kitembo yamaze kuba Tombe kare mu by'ukuri Kitembo Musenyi ndaje rwose no musirikare ko yabimpaye twebwe duhabwa amakuru ndanoze vuze izina ryiwe uyu musirikare yari impaye dore ni gipaje ni page ni page kabisa tugiye kwabwira rero uko bimeze muri ibyo bice bigiye bitandukanye tugaruka kuba cancuro uburyo bagiye umucancuro ubundi urako bafite inda n'umubyibuho ari uko kagira ngo iranda nta yafite hakose buri arasati none ngo yararimo kwiruka urumva yabigira imbunda bazitaye zazinde bajugunyaga bakavuga ati gupfa none napfeje kubona umuzungu warushye bakinagiraga hanyuma munyemerere rero mu by'ukuri dutangira amakuru yacu bakamazanya here hano muri Leta Zunze za Amerika zavuze ati dukurikije amakuru dukura kwa Neva mu Burundi nta muturage wacu turibuze kwemera kajya muri Rusizi hariya Rusizi hariya ntawemerewe kujya Rusizi no mu bice byegereye hariya uti gute rero biravuga ko amakuru hano bayakuye bivuga ko Neva nyuma y'ibintu uyu mutwe nyeshyamba ukoze cyangwa se M23 nyuma yo gufata bino bice bikaba byavuyemo bigegereye umujyi wa Uvira urumva yahise avuga ati biragaragara ko Bujumbura nyibuze neza yahise avuga ati biragaragara ko Bujumbura nyibuze kuko Uvira yo ntago ayitindaho n'ubundi yo ni nkaho yamaze kuba cindiri sike ko avugara yamaze kuba cyayindire yagiye tayari yo yagiye yagurutse ngemwe mwari yatashye ako kantu rakazi ako kana nabyo ngemwe mwari yasohotse yajya bavuga ngo byagenga igihe imodoka ari mu muhanda iri imodoka ngo yagiye ngemwe mwari yasohotse bagiye wari wasohotse none rero Uvira nayo yagiye yari yagiye igihe yagiye no mu butumwa imba yaragarutse erega hawe izindi shingana mwambwira Lorenzo uzukuntu Lorenzo ari mubi cyane Lorenzo amaye shingana yararebye aravuga ati aranakomera mugabo Lorenzo yararebye aravuga ati biragaragara ko hari ukuntu ibuye ari ndeshimye ari gukura hano ari guhaho Lorenzo none se ntago bizi ko Lorenzo yari yigeze no kohereza ingabo muri Kongo ngo zize kurwanya M23 kandi arimo ari mu kandi birabintu bibaho tuzabifatira umunsi tunabigaruke ni byagaragaje ko abagabo ni yari kwigera avugire M23 n'umunsi warimwe cyangwa se ngo yumve ibitekerezo bya M23 byaramuhombeje ari gutanga ingabo birantu byaramuhombeje ahubwo cyagaragara cyo bari bamaye ishingana dakwiye oya cyo kibazo ahubwo bira ibintu byaramuhombeje utese kandi agikorana Tshisekedi yaza kuba atari umuyobozi nawe ingabo ze bazaraje zikamushyira kwibuye atari umuyobozi uyobora nese ubundi bwo yabuze kurirya ntaryo yariye n'amadolari menshi yariye gakeya gaturutse kwa Neva niyo mpamvu yahise amugira umuyobozi ntago ari kwa Neva gusa nagaturutse kwa Tshisekedi none se ibiganiro byagiye bipangwa ngo bye kubera i Rwanda muri Angola Tshisekedi yabaga yabwiye uriya Jean Lorenzo amubwira ati we rero uko byagenda uko ariko kose nta myanzuro mizima ashaka ati reka twigarukire ku rugamba ngira ngo tubabwire n'amakuru kuko harimo update nyinshi tubabwire nyine uburyo abavuze ngo isasurigwa Uvira Kigali Rusizi tuyigira umuyonga umugabo ko yavuze Kigali ngo nibatera ngo Bujumbura banyuze Uvira kwe tuzanyura Rumonge yavuze Rumonge Kibitoke mu Kirundo tuzaca mu Kirundo twendereye ya Kigali mu Kirundo bahinguka Bugesera si Bugesera se mutubwire abantu muhazi neza nyine kuri cyo ho abaca mu mazi cyaba kashyira ara ubu bakumva banyura Bugesera mpaka bakaza ni Kigali bakagera i Kigali neva ubushobozi bwo kurasa ngo Kigali ariko rero bwa Nelson zangabo zitazwi ni igikoresho cya Sadeke bivuga yuko bari bafitemo n'intwaro ngo ishobora kurasa muri Kigali ihagaze hari mu mujyi wa Goma ibyo kwa byarerekejwe mu Burundi akaba rero impamvu avuga kuriya uri ushobora gusanga afite ikintu cy'igitwaro azi ko wenda inanga wenda nta gihari nta twibagirwa ko yavuze ko akabazi kagifite akavuga ati jewe saa ku isagiye sasuri yaga Uvira ndahite rindi nanjye ndituma Kigali reka tugire akantu tumwibutse cyangwa se tubutse abantu dukurikiye nubwo avuga gutyo ku ruhande rwa Tshisekedi ntabwo tuzibagirwa ko yavuze ko yarasa Kigali yibere hajya yavuze Kinshasa cyangwa kabyara ngo Kinshasa none arongera aravuga ati ngo jamais
errera jamais egra nora iryo jambo ntabwo tujya turyibagirwa yari yandi ryo rimukozeho urumva bano basigaye bakagaruramo naho Neva kari akantu kaba ka content ka dance naho umugabo bita Neva Evariste Ndayishimiye amakuru avuga ko yaturutse ibukuru muri Leta Zunze Amerika ni nayo mpamvu niba urumva niba babimenyekanishije avuga ati ntabwo dushaka abantu bacu bagira Rusizi kuko hari amakuru avuga cyangwa se amakuru atari meza yari amakuru atari meza abagabo baratata so rero amakuru atari meza ntayari navuga ko bitewe n'umutekano mu cyuri Uvira ndetse na Bujumbura bishoboka ko ngo urumva bo bacyari muri bijyanye byo kuvuga ko ari u Rwanda Uvira RDF urumva rero amakuru aturuka hariya aravuga ko ngo bashobora kuba bagiye kurasa muri Rusizi nibivugwa ubwo twebwe icyo turi buze gukora wenda ndaza no kugumya nkurikirana n'amakuru mbikurikirane ndebe koko ese koko birashoboka ese koko nibyo cyangwa ntago ari byo ibyo rero rwo byose biraza gufatanyiriza hamwe kuduhereza iki kuduha amakuru yimbitse ya nyayo yego nimba koko ngo ngo barasa Uvira Kigali tuyigira umuyonga oya ngiti n'abatombe ho burani karakantu ko kanya ibyo so babivuze tuvuge wenda kashobora kurasa birashoboka ko yaharasa akoze koko yanabatombe wabivuze ajya ntiwaramufunga uravuze kazafata Kagame ngagafata ngo n'u Rwanda amakuru mfite nuko ashobora ko yaranarasha mutamba oya ntago bamurashakanye none se ari kadafungura kuburana adafunze banza adafunze nagafunze kera ejo yarajuriye ariko yarafunze rero mu by'ukuri nyine ngira ngo tujye tuvangamo n'utwo tuntu kugira ngo ibintu bigende neza cyane reka twinjire muri operation twinjire indani ku rugamba duhere hano muri Katogota niba ufite tombe nyinshi ngereka maze kuzizangira izo za danje banzi izo ngizo zisobanura tombe za mbere nizihe byagenze bitera kugira ngo habe amatombe menshi yabanje arambwira yumvishe ikiganiro twakoze mu gitondo urumva aranyandikira ngo oya icyo gusa nuko yitangira kwandika ntago ndi bumuvuga izina gusa ndanagusuje aho uri abantu turakwemera cyane kandi n'ubutumwa bwawe nabutambukije nabutambukije kuri wa muntu nyine ubwo nuza mugani ko muzagenda hanyuma aravuga ngo oya Kitembo na Musenyi twabikuyemo saa 8 turabashwiragiza abandi benshi babaye ifumbire kambisubiremo Kitembo na Musenyi twabikuyemo saa 8 turabashwiragiza abandi benshi babaye ifumbire ndavuga ngo reka da ati se none ubwo umugezeye nawe ati ubundi gerageza information zuzuye nawe arashishimura kabisa nawe arandika rwose umuntu w'umugabo cyane turagushimira arangije arandika unyumvire neza cyane ngo Kitembo Musenyi Tombi none bivuze nk'uko tujya tubivuga nawe yese umunyamakuru ngo Kitembo Musenyi Tombi ngo intare zatanze isomo ku Barundi Rurambo Kahororo Mirambo na Kahororo n'imirwano ejo yatangijwe na coalition FRDC wazarendo FDL n'abarundi bagabye igitero gikomeye kuri position zacu mu karere ka Kahororo muri territoire ya Mwenga na Rurambo muri sheferi ya Bufuriro territoire ya Uvira nuko nari umunyamakuru mwiza byaje gukomera ntabwo yarekeye aho urumva nambwa ati none ngewe mpa information zihagije ati rero byaje gukomera urumva ko uriya imirwano ya Rurambo Kitembo ndetse na Musenyi iyo mirwano yari injyana mu kimenye kuko nimba abantu mibi cyane ikomeye nimba yavuze ati twabagize gutya na gutya nkuko bivuze urumva yari imirwano ikomeye cyane ntago bingo byarekeye aho ngaho arangije aravuga ngo byaje gukomera mu gicamunsi saa 8 umuriro uragurumana intare zibacanaho bigenyewe barashya barakongoka abasigaye biruka batarora inyuma intare zibirukaho tubasubiza inyuma muri axe ya Rurambo intare ziba zikuyemo Kitembo na Musenyi neza ko muri kubyumva neza cyane urumva bakinagiranye ivumbi ratumuka bimwe nkunda kuvuga aba izi nyeshyamba iyo zirasheho zigukinagiraho zikagukura n'agace zikamakinga shwa koza kugejeje mu gace wari uhagazemo uzirasa zikakagukuramo zikagushyira inyuma yako urumva ko Kitembo iri imbere gato cyane ya Rurambo kandi axe ya Rurambo iri kure muri Rurambo n'ubundi mpaka wageze muri axe ya Rurambo bivuze ngo Rurambo isana yishobora kugira gute ishobora kuvamo noneho ntibyarekiyeho axe ya Rurambo intare ziba zikuyemo Kitembo na Musenyi
ngo ariko koalisiyo yego ngo zibacanaho bigenyewe barashya barakongoka abasigaye biruka bataruri inyuma intare zibirukaho tubasubiza inyuma muri agisi ya Rurambo intare ziba zikuyemo Kitembo na Musenyi ariko koalisiyo ntizibagirirwa ibyayibaye hejuru amateka mabi cyane amateka arangije nk'umuntu w'umugabo rwose arandika ngo okay sawa akazi karakomeje ariko bwa butumwa nabutamuje ngiye guhita nkomerezaho noneho rero ahita ambwira ati noneho rero ejo ati Aduyi yaguye muri ambushi hapfa umva rero bapfuye zo kubandika hapfa kiongozi witwa General Nkubito urumva hagwe kiongozi urumva aba ntago twari tubazi urumva hapfa kiongozi witwa General Nkubito mwene Kadiho abagabo bazi naho nibisekuru baragukubita n'igisekuru bakakimenya urumva mwene Kadiho wo mu masango niwe wari kigingi ya masango yapfanye n'ama escort 6 apfana n'aba FARDC 8 hapfuye chef escort wa General Irunga witwa Maimai Loville Aduyi wogoye mu misozi ya Mumazi ni 37 FARDC ndetse na Maimai Inezere ko abantu mwabyumvishe neza cyane abantu mwadukurikiye bivuze ngo uyu musirikare wanjye agiye kujyama idonido ku kantu ku kandi ngira mwabyumvishije ahantu urugamba rwabereye noneho wumve ngo wari kigingi y'amasango yapfanye n'ama escort 6 noneho uyu mugabo nawe ngo wagwe muri ambushi wari kiongozi witwa General Nkubito mwene Kadiho uwo mu masango niwe wari kigingi ya masango niwe wari kigingi niwe wari kigingi wa masango ngo yapfanye n'ama escort 6 bivuze ngo abo bose bahasize ubuzima nizere ko bose bahasize ubuzima ikigaragara cyo abo bose urwo rugamba rwabereye Kitembo Musenyi Rurambo Kitembo Musenyi Rurambo akandi gacarya bavuze nakahe ariko kanavuyemo ubwo n'amasango ibintu nk'ibyo urumva no duce twishi cyane ubwo urumva ko utwo duce twabaye tombe hari n'utundi duherere hano muri Mwenga urimo winjira muri Kaziba ukomeza ujya hariya muri bira bice bya za Rurambo uduce mu vetura yategeyemo ambushi ingabo z'u Burundi ubundi ingabo z'u Burundi nizo zabanje gutega ambushi mu vetura igihe byasakuzaga ngo hapfuye abasirikare 13 bayi mu vetura ahubwo ayo makuru ze ko yamubaza ngewe wona uwo twahoze tuvugana kare yambwiye ngo ni igitero cyabayeho imodoka 3 zayi mu vetura zari zirimo zerekeza hariya n'ubundi muri Rurambo zazigiye gutanga raporo ku basirikare batwirwaneho hanyuma imodoka imwe yari imbere ituritswa bayitamo ikibombe ariko imodoka yari twa abasirikare 3 hari harimo abasirikare 3 yari ifite intwaro yari twaye intwaro hanyuma iturikana mabo basirikare tena baranakomereka ntibapfa ariko bakomereka ngo ku rwego rwo hejuru cyane hanyuma abandi bari inyuma base bahangana niyo koalisiyo yari yateze ambushi birangira babakubise banabambura intwaro 37 urumva rero ko ibyo bitero byahitanye abasirikare 13 sinza babavanye ngiye mukuru nahawe kandi nizeye 100% avuga ko ari imodoka za M23 eshatu zo mu bwoko bwa Kamazi zari zirimo zerekeza muri Rurambo nyine aho zari zigiye gutanga raporo bagwa muri ambushi y'ingabo z'u Burundi babatega babakubita igikopura nyine ko byagenze uko nari mbivuze hanyuma izari inyuma zari zitarakagera imbere ntago zabashije guturitswa abasirikare bose baguruka bavamo bajya guhangana abandi basigara bashakishamo babandi gusa babakuramo bazen bazahaye cyane barembye barashwe murabona nawe igikopura biba bigoye hanyuma abo ngabo rero barafashwe bajyanwa ku bitaro abandi basigara bahangana niyo koalisiyo uyu munsi rero nibwo M23 aje gukuramo kano gace gasa nkaho kegeranye na Kaziba buriya ngo yabaye tombe bwana Neriso nubwo turi kuvuga uko nguko Kaziba nayo ishobora ngo kuba yafashwe na M23 gusa ntago ndabona amakuru abyemeza neza 100% ko M23 aba yafashe Kaziba gusa inyengero zayo zose haba hano ku biro n'ubundi bikuru bya territoire ya Warungu M23 nihiri yazamutse inzira zose umuhanda yawufunze uva Kaziba werekeza muri bira bice bya za Mwenga ndetse
na za Mfizi. Hanyuma rero amakuru kandi ari kungeraho bwa Nelson avuga ko usibye nako gace ahitwa Sange naho uyu munsi birukanyemo Coalition. Barabizi ko Sange kari agace n'ubundi kabazwagamo y'umuveturu ariko kakabarizwamo na Coalition kuko aba mercenaires bazamuka Gatena bikarangira binjiye muri Sange bakarenga Runingo bakarenga Kiriba bakazamuka bakinjira muri Sange bagatangira kurwana na y'umuveturu. Uyu munsi wabaye umunsi w'amateka nk'uko umusirikare yabikubwiraga nanjye uwahoza bimpa ari imbere ku rugamba yambwiye neza yuko urugamba rwabereye muri Sange n'undi mercenaires badashobora no kuzongera kwasunutswa amazuru gusa ngo bahabona isomo abeshi ngo baraye muri Kiriba wumve ko na Runingo aka gace ka Runingo kano kegeranye na Kiriba wumve ko ubu ngubu tuvugana ngo karimo wasarindo gusa nta n'umusirikare we FARDC wabona bitewe n'iki n'urugamba rwabaye MV3 iramanuka igera muri Runingo ariko bakora reprise strategique kugira ngo basubire inyuma hatagira ibyangirika mu masaha mu gitondo ari buze gukurikira kuko urabizi ko Adui nawe buri abari maso isa ku isa yakugabaho igitero no mpamve mu veturi vuga ati twebwe gahunda ubu ngubu ntago turi kwigarurira ibice ahubwo gahunda ibice dufite turacyabifite cyangwa harimo ibyatakaye niyo mpamvu ubona yuko ibi bice babyigarura ubundi ngibi bice ngo banafashe ahanini ntago bagiraga gute ntago bari bafite gahunda cyangwa se plan yo kubyigarura kuko icyo bari bagamije no gutegereza ngo bakareba imyanzuro nyamukuru ivuye mu biganiro igizatangira gushyirirwa mu bikorwa. Amakuru kandi nakuruye nuko aba mercenaires bwa Nelson bageze kuri 3 nuko nabibabwiye mu makuru ya kare nta cyahindutse 3 bose bafashwe rwa mikono umwe muri bo aza no kwita hasiga ubuzima. Urumva iyo ni mayiti yo ku ruhande rwa mercenaires sinzi nge mu vetri bayijyanye hehe gusa ubona bari mu bari bajyanywe abandi babiri bose urumva baracyari bazima ni mateko azaye mu vetru noneho kuri hishuro M23 kugira ngo bumve ko ibintu babishize no ku rundi rwego ntago ikiganira cyangwa se ngibari kure uko nguko uko biboneye ngira ngo warabibonye mu mujyi wa Goma barabarekuye baragenda ariko iryo kosa nago bazongera kubikora bagomba kudiringa n'igihugu baturutsemo kuko nago byemewe kugura bacasho uhangana n'abene igihugu muri rusange. Amakuru rero kandi nanone fite ajyanye n'uru rugamba rwabaye ahangaha gatoya muri Katogota. Katogota none ahangaha bwana Nelson nubwo Katogota yari yafashwe na M23 nge nakiriye report imbwira ko ari kubera mu rugamba y'amasaha ari kubera mu rugamba mpamvu ndi gukureka ngo ripure wenyine ubwo manacecetse Katogota ukomeze nk'umuntu uri gutogota Katogota ingiri kubera mu rugamba akamakuru bayaguhaye nabibonye ko bayakoherereje. Katogota iri kubera mu rugamba yego ndetse nano muri Ruvungi gusa Ruvungi harimo Coalition none se gihe amakuru ko nabonye niko nyavuga nta kintu njya mpisha niko bimeze. Katogota na Game 23 irayifata 100% kuko urumva ejo bari bayigaruriye uyu munsi bari kwirwaniramo mu masaha y'umugoroba gusa kuva mu gitondo kugeza nko ku masaha 7 gutyo hari hatuje gusa mu kanya ngo Coalition igizirikira zamuka iga ibitero bitunguramye by'intwaro ziremereye. M23 ikora reprise strategique isubira inyuma niko Coalition kwinjira muri ako gace ariko n'ubundi amakuru wenda aracyaza ni mashyashya urugamba nibwo rukinjira M23 ushobora kuza gusubizamo inyuma iyo Coalition na breaking news niyo narimenye. Yego hanyuma ibyo ntago twabitindaho kubera ko nimba neva cyangwa se amakuru turi kibujumbura avuga ati twebwe ibintu byadukomeranye biragaragara mbibutse ko ku munsi w'ejo Runingo yavuyemo rero ubusigaje byuze twabaye ibirometero 27 winjira mu mujyi wa Uvira ibirometero 27 kwinjira mu mujyi wa Uvira kuno no kuri bana basirikare b'inyeshyamba aba bagabo murabizi kugira ngo bakoremo Bukavu bayikuyemo mu gihe gito cyane kandi hari mu birometero 100 urumva hari mu birometero 100 rero ubwo impamvu bafite ubwo bwoba ndetse n'impamvu byo bice bimeze gutyo kandi byose ni Coalition iba yabiteye iri kwataka igira ngo yisubize M23 inyuma mu minsi 10 itaragera kugira ngo bareke ko byibuze bagumana Uvira byibuze itarimo ikibazo babakure Katogota babakure Runingo bafashe Sange Kiriba nago barayifata niyo zarona ndetse muri Zaxe na za Kamanyora none babagarura inyuma nga muri Bukavu none abandi bagende baturukiriya za barabazarendo bari za
bari Kavumu nabo baturukeyo hariya batangire barasa turagaruka twibagiye ko tugomba kugaruka n'imirwano yabaye mu mujyi wa Goma ikomeye cyane ku buryo ibindiro byose bya FDL bya M23 babyatatse ku buryo bukomeye ndaje tunabijyaho kwa ibindiro bya M23 hano muri Goma mu bice bigiye bitandukanye nyine ndabigarukaho ibyo niko bimeze so rero mu by'ukuri ayo makuru iyi minsi 10 ahubwo bashobora kuza kurangira bari muri Bujumbura cyangwa bareba nayo ikavamo uri kuva muri minsi 10 mu gihe cy'amasezerano se rero bwa Nelson ngiye kare nahoze nibaza ariko nyine ni nkanjye ko nabyumvise ku giti cyanjye niba M23 kuva na mbere yaranze kwigarurira Uvira kaso kuvuga ngo babuze imbaraga bakaba bararindiriye ngo barebe biva mu biganiro ibiganiro byarasinywe ariko basezerana ko bizatangira gushyirwa mu bikorwa nyuma y'iyo minsi nyine bashyizeho none M23 irajya gufata Uvira tena bakiri mu biganiro bitaranarangira ngo wenda ngo bavuge ngo havuyemo ibingibi ngo bimeze ukuntu ngo bishyirwe mu bikorwa ijya gufata Uvira none se warabona leta Kinshasa ifite gahunda y'ibiganiro nyine no mpamvu bari gushotora M23 ku rwego rwo hejuru kundi Rwanda ifate Uvira barayibujije ntigire utundi duce ifata nyine niyo mpamvu noneho ibyavuye mu masezerano M23 bate bayita ibindi bizina none se kankubaza ntibayirasa igasora itangaza ati baturashe none se kuri sora ni kimwe no kureka gufata umujyi wa Uvira ni ikindi niba se basohoye amatangazo bagafata uduce bigaragara ko ari nde watatse none rero barase mara kubarasa uribuka ibyabaye Warikare uretse gato uretse byene wibuka ibyabaye Warikare ukuntu byagenze babahamagaje mu nama Doha n'ubundi Qatar Kisekedi aravuga ati nemeye ariko Kisekedi wibuke ko kirya gihe yemeye atari we wemeye nyine uretse gato mbivugeho yaravuze ati none ndabyemeye icyo gihe Excellence bari bamaze kuvuganira Qatar bahuye mu ijuru bari bahuriye mu ijuru urumva bari bahuriye mu ijuru none avayo bisa nkaho ari nk'ikintu mwami wa Qatar yamubwiye ati hanyuma kuvuye ahangaha rero genda ujye kurana n'ikindi kintu wakora hariya muri M23 ibyo byarabaye birarangira bumvikana ko bagomba kujya hari Doha bakagira ibintu byanaje bakora baravuga ati twebwe M23 turemeye noneho Warikare icyo gihe abanyakanada bari bamaze guhamagara bavuga ati ko birombe byacu bitwaye ati ko birombe byacu bigiye ati ibirombe byo biri muri Warikare barabizi iyo birimo amabuye akomeye cyane ati bigenda bite mugabo abonye ntande mahitamo aremera urumva mugabo abonye ntande mahitamo aremera aravuga ati rero twishare ku ntebe biganiro bajya ku ntebe biganiro mucye hariya hasivuga ati ko ikintu tubasaba mubase mwihangane muturekurire Warikare ntabwo turekure ifungwa zanyu yibuza kiraba ari ikimenyetso cy'uko dufite gahunda yo kumvikana ariko ntabwo bari kuye Warikare uzi uyu munsi kugira ngo M23 inasunutse amazuru muri Warikare uzi igitero bari kwigabaho ntiyabuza himenera n'igikuta kugira ngo imene n'igikuta byanze urumva none nabo bantu ntibegeze bafungurwa nabo bantu ngo wereze breaking news okay ntacyo impamvu ngo byanze kiretse niba ugiye kumbwira ko Warikare centre bayifashe oya ntago ntacyo uraje babwire ibice byafashwe wenda nabo batangije urugamba ariko nagira ngo mbumvishe ko bununi barabasikaminze Kisekedi nta munsi numwe arababwiza ukuri ariko wibuke ko igihe byari bimeze uko ibi bintu tubitandukanye reka tubitandukanye urimo kubihuza kandi biratandukanye cyane none se uwagize ngo uwakubeshe bwa mbere katari n'ubwa mbere babeshe M23 none se ko yamubeshye ariko amasezerano ntasinywe kuri ubu ko yasinye ubu ngubu urumva ibyo bintu bidatandukanye twagiye tugiye gusinya gihe nanze gusinya nakubeshye n'ibyo wagiye waruhiye ubusa ariko uyu munsi twaje twemeranyijwe ibintu ndanabisinyiye ntawe urabisinyiye ni gute niba twiyemeje ko nta numwe ugomba kurenga kuri icyo kintu ariko kubera ko ari ngiye ufite uruvugiro cyangwa se ari wowe ufite uruvugiro ukanganza ngewe rero kuko nzi icyo shaka ngomba kukureka nkihangana ahubwo nkagerageza buryo ki bwo kwirinda cya gihe cyakuzura ntihagire igihinduka nuko M23 ntabona kugaragaza nanjye uburakari nuko rero M23 bayikubitira Rurambo bica abaturage bayo bakubitire Gatogota bakubitire Runingu na Sange ivuga ati hoya ntago turi budwane no ati tutanyerera tukisanga Uvira reka musobanurire impamvu reka nkubwire ngiye ko ndi kubyumva namwe muse kutubwira muri comment M23 sibyo yoyo yaretse kurwana ku bushake bwayo
ireka kwataka ku bushake oya ntago ari ku bushake bwayo none nuko babuze intwaro ubushake bw'amasezerano ni ku bushake bw'ibiganiro nyine si byo se nahoze mvuga none se niba ibiganiro byarabaye Kinshasa ikabyemera ikanasinya bagasezerana yuko ibyo biganiro nyine bigomba kubahirizwa bakaba batangiye kwigabaho ibitero nibyo igomba kwirwanaho ariko kujya gufata ibice kandi nta bice yemerewe gufata icyo kintu nacyo gitekerezeho ugitekerezeho urebe ko niba Kinshasa itarimo ishaka kwihereza Uvira ngo ibiganiro bikunde biteshwa agaciro none M23 nisubira mu biganiro bahite bayitegeka kuva muri Goma Bukavu ndetse n'andi mu bindi bice yagiye yigarura kubera ki yarenze ku masezerano ese icyo kintu uri kucyumva kuki utakumva ko wari umutwe wa Kisekedi ari gupanga akavuga ngo mugabe bitero noneho nibajya babataka mujye musana basura inyuma nase M23 ko yari yafashe runingo wahabwirwa n'iki mpamvu yongeye gutanga kanya kugira ngo babere mu rugamba ese yakubiswe tuvuge ko yakubiswe igasubira inyuma cyangwa nibo babikoze babishaka kugira ngo wende bange kwavasa kuko bari bageze muri bari barenze hano muri Katogota bari bahafashe Katogota ba hepfo gato bari hano muri Ruvungi none se kuki ubu tuvugana muri Katogota ari kubera mu rugamba nukubera ko M23 itari yafashe hanyuma ngira cyangwa n'izindi strategy bari gukoresha barutinziriza ahantu hamwe no ya misi n'inyuzuru bakagomeza kubagaba bitero M23 itangazo rimwe Uvira cyayindiri genda bishoje nibyo nimba bishoje nta kibazo ndajya kubabwira akantu gato tunava kuri conversation hanyuma twerekera mujyi wa Goma ndetse na Warikare ikintu cyo nababwira ntago umutwe nyeshyamba ushobora kongera kwemera ko wamburwa ibicu ufite hariya cyangwa se yemera bakaraswaho ngo nuko babwiye ngo bahagarike ngo ntagire duce bongera gufata kandi leta yo yagaragaje ko ititaye ku masezerano cyangwa se ku byabereye Doha kuko bibuka ibyabayeho muri hariya Warikare Kisekedi nta musirikare n'umwe yigeze arekura cyangwa se umuturage yigeze arekura mu byo bari bumvikanye ikindi si ibyo gusa n'ibyabereye i Rwanda bakumvikana ko M23 iri busubize duce ikaduha EAC bakisanga babarasiye mu birindiro hakavamo abayobozi ba M23 ibyo ntago babyibagiwe rero muri kano kanya ntago bavuga ngo M23 ngagarika imirwano ngitaza kunyerera ngo ubundi yarangiza itaza kunyerera ikisanga Uvira ako sinyereye inyereye kandi nyine iri kunyerera nta kunyerera M23 bara nabahanga bo ku rwego rwejo giye burangiye mu bantu nanatinya cyane burantinye M23 M23 we bavuga ikintu ati uyu munsi turagikora bakagikora turafatana bakafata ntago byo kuvuga ngo baranyerera barabizi ko banyereye bakisanga habi bwana Nelson tujye tuvuga ibintu tunabyemere banyereye bakavuga ngo bagiye gufata Uvira batabisanga ahantu habi cyane tena kuyikura bikagora rega bura M23 barabizi neza nubwo bari kurwana ariko ntibashyigikiwe mu gihe Kinshasa ishyigikiwe erega Kinshasa impamvu igomba no gushyigikirwa ifite byose bishoboka M23 sifite iki nuvuga ngo rero bo bagomba gukora ibijyanye n'ibyo bagira gute bemerewe gukora ibyo batemerewe bagomba kubireka kuko bubahiriza amategeko mpuzamahanga niyo mpamvu bona bakomeza no kugenda basa naho batsinda Kinshasa mukuntu kuko ibi biganiro ntibyari kuba iyo batubahiriza ibyo byose kubera ko babyubahirije bakagaragaza buri kimwe cyose n'ubushake bw'ibiganiro n'inzira y'amahoro nta naho biri kugenda bigira gute bibageza ahubwo nuko Kinshasa iri kubasunikira ku kibi kandi buri umuntu gusunikira ku kibi n'umuntu mubi cyane n'umwanzi wawe ni aduye ukomeye cyane kuko ubu ngubu bakabaye babaretse hakabaho kuganira ku mpande zombi intambara ikarangira mu buryo ariko Kisekedi niba Nevara muhamaga kamugara tukoza amahano tukoze ibiki Kisekedi ukoze ibiki kuntengushye hakaba ariyo mpamvu bakomeje kwataka none nunacunga urebe neza uraza gusanga nta musirikare FARDC uri kurwana hari kurwana mu mercenaire hakarwana ingabo z'Uburundi ngo kubye se ngo FARDC ngo yaberetse kurwana ngo kugira ngo batavuga ko ngo yavuye amasezerano areka rwose ariko dareka nkubwire impamvu banavuga ko yavuye amasezerano ingabo z'Uburundi siri ku ruhande rwa Kinshasa none kandi bari kurwana rero Kinshasa n'undi niyo handi ntiri kurwana FARDC itarwana yarwana n'uhandi ni Kinshasa iri kurwana ariko ahangaha nyine M23 siravuga yumvwe nande nako shaka umuntu yumva Amerika irayumva igigira ikayitegeka ati yaba batabumva uyu munsi ibintu byamaze kuba ibindi bintu barabumva ariko uburyo babumvamo bitandukanye n'uburyo bumva Kinshasa bwana Nelson biratandukanye cyane biri kure kuko Kinshasa ni igihugu M23 ni umutwe ese ubwo urumva babumva kimwe no mpamvu byo bakora byose Herega Kinshasa ifite kwandika ikavuga kandi ibi bihugu byose by'amahanga bizi yuko M23 itanabaho ahubwo ikibaho ari u Rwanda RDF M23 ari akazi
Okay, reka twigire mu mujyi wa Goma. Reka twigire mu mujyi wa Goma, ngira ngo ibyabereye aho ngaho rero ibyabereye aho ngaho muri Uvira muri ibyo bice bamaze kuba bafata, biragaragara ko urugamba rugiye kwisanga mu mujyi wa Uvira bidatinze. Sibyo? Bigiye kwisanga mu mujyi wa Uvira as soon as possible. Bigiye kwisanga mu mujyi wa Uvira as soon as possible, ndetse nta nandi mahitamo bafite, nta n'ikintu cyo gukora bafite. Mu yandi magambo, reka tugereze ibyo kuvuga ngo warasanga Uvira ngo cyangwa se ni Uvira ariko ngo Kigali tuyigira umuyonga. Reka dutegereze turebe. Reka twigire mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma amakuru avuga ko ngo FDLR na Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro byose bya M23 mu mujyi wa Goma. Hariya muri Goma. Ibi bitero rero byabayeho mu kanya gato nibwo ndimo nirebera video ya Colonel Wiringoma. Harimo atembera mu mujyi wa Goma. Gusa FDLR zo ni bisanzwe kugaba ibitero kuri M23 barakunda kubatungura. Hakoreka nkubwire hari ikintu ngiye kimwe njya mbona bakora kigashoboka n'ikitashoboka. None se urambwira ute ko bagaba ibitero kuri M23 mu mujyi wa Goma mu birindiro byose bakifata mu mujyi wa Goma? Ntabwo byashoboka kabisa, nubwo byagenda bite biragoranye kuzabona M23 yageze gute yavuye muri ziriya axe. Nyemerera mu byukuri ayo niyo makuru dufite, kandi mu byukuri akaba ari igitero cyari cyavuzwe ko cyangwa se nkuko byari byapanzwe ngo ko n'ubundi ngo bazakora igishoboka cyose bakataka ibice byose bakabyataka hano mu mujyi wa Goma bakaba bayisubiza. Ayo niyo makuru dufite, gusa ntabwo turamenya uko ibitero byapanzwe n'ukuntu batatswe, ariko ayo niyo makuru ahari. Bivuze ngo mu mujyi wa Goma ubu nta mutekano ubusesi uhari. Mu mujyi wa Goma ntawo. Hanyuma kubera ko mbona amasaha dusimbukanye, simbukira Warikari. Kasimbukire Warikari gatoya, manze mbibwirire breaking news z'amakuru mbafitiye. Ariko mbere yuko ninjira muri Warikari ko wenda reka ntangiye muri Warikari, wenda muri Masisi tuzagaruka ejo nta kibazo. Amwe mu makuru nkura ku mirongo y'imbere ku rugamba aragira tuti uyu munsi tariki ya 22 mu bitero byabaye mu duce tugeze muri tubiri ngiye kukubwira. Agace ka mbere na gace bita Kibati, na gace kabarizwaga mu M23. Ariko ruguru yaho gato ya Kibati hari akantu kameze nk'agakaritse n'undi ariko gafatanye nako ka Kibati. Aka gace rero ngo kabagamo FDLR zirirwaga zirebana ayintare na M23. Isa ku isa ibombe yabagiregetse uko ngo bavuga ati turabaturitse uko byagenda uko ariko kose. Kuri uyu munsi rero M23 igira ikibatunguri. Irabatunguye ngo bararasana ku rwego rwo hejuru. Amakuru mfite nuko baraye hano hafi no ku birombe bya Rufamine. Abantu muzi neza hano ku birombe bya Rufamine ni birometero bingana ute kuva ku birombe bya Rufamine werekeza kuri Satira Warikari. Muze kunyandikira muri comment mumbwire ngo ni ibi, hari abantu bamuhazi wenda rimwe na rimwe harimo n'abahavukiye. Amakuru mfite rero nuko M23 aka gace yagize gute yakigaruriye tena iri hano hafi no ku birombe bya Rufamine. Indi breaking news muri Pingura biza urugamba rwahabera. Agace Kampeti ndetse n'agace bita Katobi n'uduce twirirwagamo ibitero bikomeye cyane bya FARDC ndetse na Ntuzi. Kuri uyu munsi ejo mu masaha mugoroba abasirikare barenga 700 baje hano muri Pinga baza bakirwa n'umugabo bita Gidoshi Mirayi. Aba rero bari bafite gahunda yo kurasa kuri M23 kuva muri Pinga gukomeza muri Masisi. Hanyuma rero ibi bitero byabayeho byafashe M23 byarangiye yatatse hubwo irangije ibyo bitero byose byaberaga hano muri Katobi ndetse naha muri Bihendu. Isubira inyuma iragenda yinjira hano hepfo hafi no ku kibuga n'ubundi cy'indege cya Pinga. Hari habarizwa nyine bano barwanya bakubitanye ro ku rwego rwo hejuru birangira M23 kano gace isa nka ikigaruri. Nuvuga ngo bafitemo agace kanini kurusha ako Wazalendo bagize gute bafite. Ibindi bitero byabaye agace kitwa Rusamambo hano muri Bureusa. Ahanga muri Bureusa amakuru mfite nuko M23 yamaze kugakuramo FDLR mu buryo bweruye. Muri Nyabyondo kandi nanone uyu munsi abazalendo barenga 17 bongeye kwiripotinga kuri M23. Andi makuru mfite nuko mu agace kitwa Pofi na agace gaherereye hano muri Ituri uyu munsi mu masaha mu gitondo ibitero byaramukiyemo byaba barwanyi ba Tomarban ndetse n'India Queen cyangwa se Inosakaina bagaba ibitero muri gahunda ngo kujya kwigarurira Kisangani. Sasa aba barashaka kwihuza na M23 ngo kandi bagahurira muri centre ya Warikare. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, nkomeje kugenda mbihanga amaso nkurikirana akantu ku kandi. Ibi biri kuba mu gihe FARDC ndetse n'abarwanyi ba Kodeko bafatanyemo
ngo kugira ngo barebe uko babigenza bagakubita bano mu Rwanda no mutwe wa CRP watuma Rubanga kugira ngo rero amakuru yarangaye. Numva watatuye mugabo we, ndumva rwose abantu bagiye bagukubita idonido, ndabona hari baguhaye buri kimwe cyose, ubwo igisigaye no kuza kugenda turebera hamwe uko gahunda zindi zimeze muri rusange. Hanyuma amakuru akavuga ko intumwa za leta na M23 zirasubira idoha mu cyumweru kiri imbere. Hanyuma se barasubira idoha, reka turebe ibikubire muri inyandiko di. Katurikuye muri inyandiko abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC ndetse na M23 barasubira idoha muri Qatar mu minsi 8 iri imbere. Ni mu rwego rwo kwitegura gushyira umukono ku masezerano y'amahoro nk'uko byatangajwe kuri wa mbere ushize ku tariki ya 21 Nyakanga 2025 na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Yagize ati mu minsi 8 abahagarariye DRC ndetse na M23 FC bazasubira idoha. Niba byose bigenze neza amasezerano y'amahoro ashobora gusinywa mu mezi ari imbere. Yongeyeho ati dutegereje gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya DRC n'ihuriro rya M23 habayeho imishyikirano ku rwego rw'akarere ndetse n'umugabane wa Afurika yatumye hafatwa ibyemezo bimwe na bimwe ariko bitashoboye guhagarika neza amakimbirane ngo bitugeze ku guhagarika intambara. Minisitiri w'Umutekano yakomeje avuga ko ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka 30 muri Kongo cyasobanuwe neza ngo kandi cyumvikana neza mu bijyanye n'abafatanyabikorwa batandukanye kuko ngo iyi nkuru yakomeje kugenda isakara. Ati ibiganiro bibera idoha ntabwo ari igikorwa cyihariye. Muri Werurwe idoha habaye inama hagati ya Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame. Ibyo byakurikiwe muri Mata no gusinya itangazo hagati y'abahagarariye guverinoma ya Kongo ndetse n'ihuriro rya M23. Nkuko Minisitiri w'Intebe wungirije abitangaza ngo hamwe n'itangazwa ry'amahame ubwunzi bwatumye impande zombi zishimangira iki cyifuzo cyo kwemeza ko ibyo yiyemeje muri Mata bizubahirizwa. Jacquemin Shabani yashimangiye agira ati mu ntangiriro byari biteganyijwe ko ingamba zo kuba ikizere zizafatwa nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahame, ariko ku bijyanye n'ibishoboka iyi yagaragaye ko ari imyitozo itoroshye yo gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu n'imyitozo byo niyo mpamvu bahisemo ko tubibona kimwe nk'ihame rusange rishyiraho amasezerano y'amahoro azasinywa agashyirwaho umukono vuba ahangaha. Yanatangaje kandi ko hazaba inama ikomeye y'impande eshatu hagati ya NCL, DRC ndetse n'u Rwanda kugira ngo baganire ku kibazo cy'imicungire y'impunzi ku mpande zombi z'umupaka. Patrick Muyaya, Minisitiri w'Itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, we yasabye abanyekongo gusoma neza ibikubiye mu masezerano mu buryo bwuzuye kandi bakabisobanurira abaturage. Yahamagariye kandi abanyamakuru kugira uruhare rwabo byuzuye ku butegetsi bwa kane no kwirinda gukwirakwiza ibivugwa n'umwanzi cyane cyane bitagenzuwe. Kandi uko umwanzi wakumvishije nese uyu mwanzi niwe bazajya kujyana amasezerano. Muyaya na Patrick Muyaya ntago njya mwizera kabisa mubaye ariko akora inshingano ze neza. Hanyuma andi makuru aratubwira ko M23 ndetse na leta ya Kongo bagiye guhana imfungwa zirimo n'izi ntambara. Amakuru avuga iki? Amakuru ko leta iharanira demokarasi ya Kongo iteganya guhererekanya imfungwa na M23 nk'imwe mu ngamba zirema icyizere hagati y'impande zombi. Wenda mwe twavuga gabona bigiye gukunda. Iyi ni imwe mu ngingo zikubiye mu nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro impande zombi ziheruka gushyiraho hari idoha. Barabivuganye na mahame ubundi iriya ntago ari amasezerano ya nyayo yimbitse, arana amwe mu mahame bagomba kubanza kubahiriza nyuma. Iyi ngingo kandi iri mu bintu 8 AFC yasabye leta ya Kinshasa kugira ngo impande zombi zibashe kugera ku bwumvikane. Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Kongo Jacquemin Shabani mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma yo kuva idoha yavuze ko leta ya M23 ibihererekanya imfungwa zirimo abasirikare baba bari ku ruhande bafitwe n'urundi.
ati urugero turabizi ko dufite abasirikare ba FARDC yemwe na bamwe mu basivile bacu impirimbanyi abayobozi abanyepolitike ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bafunzwe bamwe muri Kongo abandi hanze nko mu Rwanda. Iyi ishobora kuba ingingo yo kurekurwa kwabo ku mpande zombi. Yunzemo agira ati abandi bari hano mu maboko y'ubutegetsi bwa Kongo nabo barajyana n'ibibazo byose by'uturere twigaruriye ndetse no gutaha kw'ingabo zigaruriye utwo turere. Kugeza ubu M23 ivuga ko urutonde rw'abantu barirwa muri 700 bafunzwe bashinjwa gukorana nayo arirwo yashyikirije Qatar isaba ko barekurwa na leta ya Kongo. Ngira ngo pasi wabyumvishije ibintu noneho rero abyumvishije ni mu gihe Museveni nawe mu by'ukuri yanze kuri fana afunga abayobozi b'ishyaka rye bibye amajwi mu matora ariko sha cyangwa kundira amuvandimwe ndetse se so amakuru yo ni menshi hanyuma tubaza mu by'ukuri kugenda tugaruka mu yandi makuru yose mu by'ukuri ari hanze aha ariko munyemere twe dusubikiye hano sibyo dusubikiye anga amasaha yadufashe hanyuma tubaza ko dusubira amasaha ari imbere mwakoze turabashimiye rero pasika mushimire wakoze cyane bwa neza namwe reka tubashimire tuze ko dusubira amakuru ataha bye bye.